mu by'ukuri nibyo koko kandi ni byiza n'iby'igikundiro. Tumaze igihe kinini cyane dutinze mw'ibi bintu byo kwakira agakiza mu buryo butandukanye. Twakiriye Yesu w'umuzungu imyaka iba 1,100, ariko tumaze kumenya ko Yesu nyawe ari uwo mu bugingo. Twagerageje cyane gukora ibi bintu mu buryo bwo kugira ngo tubashe kumenya, ariko dusanga abatwigisha ibi bintu turacyari inyuma cyane. Tugerageje kumvira umwuka wera, twumvira n'impano zawo, dusanga ibintu byose marayika w'Imana abana natwe, ahubwo ntabwo tumenye igihe cye. Twagize ikibazo gikomeye cyane kutamenya imikorere y'Imana n'igihe Imana ikoreramo. Abakristo bose, abantu buzi umwuka wera. Wewe waramenye imikorere y'Imana se? Narasobanukiwe nyuma yo kwinyuramo, ndeba nsanga urwego nari ndimo atari rwo nari ndimo. Nemerera umwuka w'Imana uranyobora, nsanga nanjye nakoze bibi byinshi cyane, ariko nzi ko nkiranutse. Menye ukuri, nsanga nagerageje kubeshya benshi no kubabwira ibinyoma, ariko Kristo Yesu amaraso yangezeho mpinduka icyaremwe gishya. Ubu ntangiye uyu munsi wa none ndimo ndamenyesha abantu bose, ntanga amatangazo yuko nabaye icyaremwe gishya. Mbere ntarasobanukirwa, ntaranamenya, navangaga iby'umwuka wera nkabivanga n'iby'umubiri, nkagira ngo nizo ncungu zanjye, ariko nanjye narasobanukiwe. Umwuka w'Imana arambabarira, amaraso ya Yesu anyuzuza ubwiza bwayo, mpinduka icyaremwe gishya. Nari umusiramu, ubu nararokotse. Wabayeho n'umusiramu se? Nabayeho n'umusiramu, ariko maze kumenya ko Muhamedi n'umwami wanjye harimo itandukaniro, mpinduka icyaremwe gishya mu maraso y'umwana w'intama w'ikinege Yesu. Nemera Yesu nk'umwami n'umukiza, ko Muhamedi we naramuhakanye ku mugaragaro. Nizeye ubutatu butagatifu, Imana Data n'umwana wayo n'umwuka wera. Nkaba nshishikariza bagenzi banjye bahagi n'abasiramu bizera ibintu byinshi cyane tutasobanukiwe. Njye navuye mu busiramu kuko namenye amaraso ya Yesu n'ikimenyetso cy'umusaraba, mpinduka icyaremwe gishya. Dore n'ikimenyetso cy'ubusiramu naragisigaranye, ariko nsoma neza menya yuko ibi ngibi ari ibintu Imana yaduhaye byo kugira ngo tube icyaremwe gishya, dutandukane na bashiki bacu. Wavuye mu busiramu byagenze gute? Navuye mu busiramu maze kumenya ko nta mwuka w'Imana bagira. Barasenga bakakubita impanga hasi, ariko nta nzozi nziza, nta bitangaza n'ibimenyetso, nta mbuto za gikirisitu. Nahinduwe n'umwuka wera n'ijambo ry'Imana. Nahindutse icyaremwe gishya, abanyitaga hagi ndabapepe ndabasezeye. Mpindutse icyaremwe gishya muri Kristo Yesu, mpindutse umwana w'Imana. Abatarahinduka mutira ikirenge mu cya Yesu, muhinduke. Amina. Hanyuma subiza abantu kutababwiye icyanditswe basoma ngo kibafashe. Icyanditswe basoma bakamenya, turagisanga muri Zaburi 125. Wabiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Nanjye narasogongeye menya ko umwami Yesu akiza. Nimumwemere, niryo buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana byahindutswe ibuye rizima. Amina. Ariko ujya werekwa umukozi w'Imana nawe amavuta aryoha anyuranyemo. Musome Imigani ibice 26 umurongo wa 2, abashaka gukurikirana ibimenyetso n'ibitangaza by'uburyo umwami Yesu agira neza, atagira urubibi. Turabaramukije kandi turabakunda. Tuzongera guhura, Imana yadukinguriye imiryango yaciye inzira. Ntabwo twebwe twikoresha, dufite umwuka utuyobora. Amina.
hari umuntu warokubajije ngo urerekwa? ntabwo nerekwa, nsoma ibyanditswe bishya, kuko aberekwa izo nazo ni impano zabo, ariko nsoma igitabo Bibiliya cyahumetswe n'Imana, Imana ibampera umugisha. nta gahunda zigira zo gukora urusengero ko numva ijambo ry'Imana rizi cyane? urusengero Bibiliya irambwira ngo muzanyubakira urusengero ruki rwo kubamo. Umutima wanjye rwo urusengero rwa mbere nkimenyesha abakunzi ba Bibiliya n'ijambo ry'Imana. Ibi bindi bita urusengero ni amateraniro yo guterana kwera kugira ngo abantu babashe kugira guterana kwera, ariko urusengero rwa mbere ngiye mpamya mu mwuka no mu isi y'umwuka ni umutima. Ese iyo wibuka utangiye urugendo uburyo byagenze, ubona byaraciye mu zihe nzira se? Inzira urimo gufata urabona arizo waciyemo utangira, cyangwa se wahinduye izindi nzira cyangwa uzongera uhindure? Murakoze cyane. Mva mu busiramu nari namaze kwiga, menya amaraso ya Yesu uburyo akora, menya icyaremwe gishya uburyo umuntu ahinduka. Ndareba nsanga ibyo ndimo nta murongo, nta munara, nta cyerekezo, ariko umwuka w'Imana ansanze menya yuko nayobye nanjye ndi mu buyobe. Ubu nemera ubutatu bwera butagatifu, Imana Data n'Umwana wayo n'Umwuka wera. Amina. Nicyo cyatumye mpinduka, mva mu busiramu, mpinduka icyaremwe gishya, mba umwana w'ijuru, mba umwana w'isezerano, umwuka w'Imana, ubuntu bw'Imana, amaraso ya Yesu yamenye icyaremwe gishya. Amina. Ariko abantu hari ubuzima bw'isi buraryoha, ngira ngo nicyo gituma nabibayemo cyane igihe kinini. Nifashishije ijambo ry'umubwiriza rivuga ngo byose ni ubusa, ni nko kwirukanka inyuma y'umuyaga utazi iyo bijya. Narabikoze ibyaha ndabiyongobeza ndabyiyongera, kandi ndi mu idini ry'ubusiramu niryampindura, nkabikora nkanabyiyongera, nagera kwa shehe akampesha umugisha kandi ndi umunyabyaha. Ariko ngeze mu rusengero bambwira yuko ndi umunyabyaha w'umusambanyi, bambwira ko nk'uri urumogi, bambwira ko nk'u itabi, bambwira ko nk'u inzoga, bamenya ibyo ntababwiye. Mpita nemera ikimenyetso cy'umwuka wera abasiramu tutagira tukiriyo. Amina. Twasaba gusengera no ku bantu hano bari bwumve, bari bukurebe, ubaha isengesho ryabafasha. Mana yo mu ijuru, Imana y'Abanyarwanda, Imana y'Abagande, Imana y'Abakongomani n'Abarundi n'abandi bantu bakikije ince za Afurika, mpinduye iki kirere n'umunara wacyo mukoresha, amaraso ya Yesu agihindure gishya. Abasiramu mukomeze guhinduka, kuko twabeshywe igihe kinini cyane ibi bintu twese, ariko tumaze kwemera amaraso y'umwana w'intama w'ikinege Yesu Kristo, atwemeza iby'ibyaha n'inkomoko zabyo, aducaho karande zo mu miryango zananiranye, adukuraho umuvumo n'ibyago byaho, duhinduka icyaremwe gishya. Nsengeye umuntu wese wumva uyu mwanya turimo, kugira ngo ahindukire arebe icyo umwami Yesu akora. Amaraso ya Yesu ndayemera, nkanjye wari umusiramu, murareba narihajye ubwanwa ni bwose, ariko Yesu w'i Nazareti, Yesu utuye mu buzima bwacu, Yesu uhindura ibintu byose, nanjye yampinduye. Abamwizera impundu nizivuge, abamwizera ubugingo mwarabuhawe, abamwizera mwategewe rifuti itishyuzwa n'ab'isi. Umwuka wera niwe ubatwara, amaraso ya Yesu niyo abayobora. Ikimenyetso cy'umusaraba turacyizeye, ubutatu butagatifu, Mana yo mu ijuru, Mana ifite imbaraga, Mana ifite ubutware, iyaturemye tukakurira mu nsoro za ba mama, tukaba bakuru natwe tukabyara imiryango, tukaba tugize imvi zibaye uruyenzi. Nta yindi Mana ihwanye nawe, nta yindi Mana yasa nawe. Inshuti zo mu isi zirahinduka, imiryango yo mu isi igahinduka, ariko nta wowe ujya uhinduka.
nsaba umuntu wese wumvisha aka kanya indwara zose zirakira mu izina rya Yesu, impumyi zirahumuka, ibirema birakira, imfubyi zirarengerwa, abapfakazi baratabarwa. Mana yo mu ijuru, ntuzabura uko ubigenza ku bantu bakwakira n'abakwizera, bisabye n'ize zina rya Yesu waneshe ku musaraba. Amina, amina. Nagira ngo rero mbere ko dusoza dushimire n'umuvandimwe wacu kubera yuko ahisemo kwakira Yesu. Umwe yabanje kwita ngo ni umuzungu. Yesu ni Yesu, ntiyigeze ahinduka, nta nubwo azahinduka. Ni Imana Data twese wo mu ijuru, ni Imana ifite ubuzima bwacu uko duteye n'uko dusa. Bivuze ngo rero niba wiyemeje yuko wakiriye Yesu umuvandimwe wawe, nk'umubyeyi wawe, nka so na nyoko, ndabihamisha ikiganza cy'iburyo, twasabaga tugusengere mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Ndahindutse muri mu basiramu, Imana mu ijuru yanyigisha mu buryo bw'umwuka, nanjye ndabyemeye mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu narayemeye. Abakozi b'Imana, umurimo w'Imana bawukore. Yemeje kwiyakira mu muryango wacu. Haleluya. Gushimira Imana ko uje mu muryango wacu. Mana nkomeza. Ibyo waciyemo byose urabyibuka. Mana ndengera. Yesu niwe muvandimwe dufite mu isi. Mana ntabara. Yesu niwe muryango dufite mu isi. Mana Yesu niwe Data. Imbaraga Mana zo kunesha. Niwe uyoboye umwuka wera. Haleluya. Yesu gira neza. Twakiriye mu buvandimwe bwacu. Turakwakiriye. Saga Yesu wakanyereye hano hose. Yo mukamanuka. Mukamanuka imitima yacu ikire, mukamanuka amavuta ndayakiriye y'abakozi b'Imana. Igihe kinini cyane nzerereye mu butayu mboroga ndira nagira umuza. Yesu ndakwemeye nk'umwami n'umukiza wanjye. Amina, amina, amina. Akoze cyane rero.